nashaka zanjyana ntuze muri Burarirwa, nashaka zampemo n'akazi. Mfite famille nyinshi cyane iri USA, mfite famille nyinshi cyane iri muri Canada. Kubona umuntu afite ishusho yo kuba ari umuntu ntago bivuga ko afite ubumuntu. None uyu munsi arabyemeye ko twite. Ndabyemera. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe naho utarayikora. Uyu ni umwe mwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza tukugezaho. Ndabasoje cyane bari mu ntara enye z'u Rwanda, bari mu mujyi wa Kigali, Finland, Belgique, Australie ndetse n'abari Italy, Cap Vert, abari Canada, abari muri Suisse, Hollande ndetse n'abari muri Zambia, Mozambique no mu Burundi no muri RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abari i Bugande n'abari mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. Nukuri natwe turabakunda cyane kandi comment zanyu turazibona, murabigenze kuri twe. Umunsi rero tubafitiye umutumirwa, n'umutumirwa nzi neza ko abatari bake mwari mukumbuye, hari haciyeho igihe kinini, akaba ari Liza Sano. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru Liza? Ni meza. Mumeze gute se? Meze neza. Ko mbona ureba nta kabaraga. Oya, mfite imbaraga, meze neza, nta kibazo na kimwe. Duherukana kera hashize iminsi, ubuzima bwari buhagaze bute? Byari bimeze biti? Narwayeho, nabanje kurwaraho ariko nyuma narakize, umeze neza. Hanyuma urakoze cyane, wambwiye ati nari ndwaye ariko ntago twamenye wari urwaye ute, wafashwe gute? Nari ndwaye amara. Ya urakoze cyane. Hanyuma duherukana lockdown itaraba, ubuzima bwo bwari buhagaze gute, wari ubayeho gute? Urumva nyine muri lockdown biba bikomeye ariko ntago byari bikomeye cyane kubera ko Imana yaramfashije, nyine yambaye hafi, nta bibazo byinshi nigeze ngira. Hanyuma se abakunzi bawe gira icyo babwira dutangira nyuma y'igihe kinini cyane batakubona. Ndabasuhuza cyane, Yesu ashimwe, nari mbakumbuye, nari nkumbuye kongera guhurira namwe ku Gasaro, kandi tugiye kuganira, nyine turaza kuganira ibintu byose mwari mukeneye kumenya. Okay, no baragusubiza ngo Yesu ahimbazwe. Hanyuma Liza, wenda dukomeje ku burwayi bwawe, naherutse hari filime wakinagamo, ese iriya filime yakomwe mu nkokora nuko warwaye cyangwa se n'indi mpamvu? Habayeho kuba nararwaye nkamara igihe kinini ntabashije nyine kuba nakomeza gukina, ariko ntabwo ari kuvuga ko yahagaze, nzayikomeza kuko icyo nashaka kubereka ntabwo ndarangiza kukibereka, kandi nkeka ko no kuba nararwaye gutya ari ikintu kimwe mu bimenyetso nzabereka bivuga aho Imana ikura n'aho igeze. Hanyuma ndashaka kumbwira urugendo rwawe rwo kurwara. Ese wagiye kwa muganga, wafashwe gute, byagenze biti? Nararwaye, ndwara mu nda, nkajya numva mbabara mu nda buri munsi cyane, njya kwa muganga. Ngiye kwa muganga bambwira ko ngomba kuzajya kwivuriza hanze mu Rwanda bitakunda. Ndataha mara igihe kinini numva nta kintu mbitekerezaho kuko numvaga ntago ubwo bushobozi ndabubona, nta nubwo mfite, ariko nyuma maze kubitangaza nkabibwira abakunzi banjye, hari abantu bagiye bamfasha. Nyuma yaho rero baramaze kumfasha, byabaye ngombwa ko mpamagarwa n'umuganga specialiste mu bintu by'amara, ambwira ko ashobora kumfasha. Ndagenda aramfasha, aramvura, ndakira. Bamwe mu bari bamfashije, hari umuntu wari wampaye amafaranga menshi, narayamusubije kugira ngo atazagira ngo naramubeshye, kuko urugendo rwanjye rwo kujya kwivuriza aho nashakaga kujya rwari rubaye rutakibaye, ntakigiye, kandi n'ayo mafaranga umuntu wari ugiye kumvura yaragiye kumvura kubera ko ari ubufasha nyine ashatse kumpa, ntabwo yari yigeze nca amafaranga menshi. Rero nyine numvaga nta kundi, amafaranga yabo ndayabasubiza, gusa bidakuraho ko mbashimira kuko baramfashije. Nakoze. Hanyuma muri comment hari abantu benshi nagiye mbona bavuga ati Liza ibi ni uguteka umutwe, arabeshya, ntago arwaye, ni ukwishakira amafaranga. Abantu batekereje gute gutyo, wababwira iki kuri iyi saha nimba koko wari urwaye? Ntacyo nababwira kubera ko buri muntu agira uko afata ikintu, abaye ari umuntu udafite umutima wo kwemera cyangwa se
w'umwemera gato sinabimukuramo. Nta kintu nababwira usibye kuvuga ngo Imana ibababarire kuko byarambabaje. Ntago nari kwishima kubona abantu bavuga gutyo kandi ngenze uko merewe, ariko nanone ntago nabanga kuko umuntu uzi Imana ntago yangana, ahubwo usabira uwo muntu Imana imbabazi, avuga ngo Imana imubabarire kandi imuhindure, imuhe kujya yemera no kujya yakira ikintu uko kiri. Hanyuma hari benshi bavuze ati ese Liza nimba koko arwaye natwereke impapuro zo kwa muganga nazizane. Nagiye nsoma comment nyinshi cyane ku kiganiro wakoze mbere, ariko benshi bakavuga ati Liza turagufasha turahanaha mu bihugu byo hanze, atari ko natwereke impapuro nibwo tuzagufasha. Byaba byaragenze bite? Zira comment arazibonaga cyangwa se aravuze ati si ngombwa ko wenda nakerekana ibimenyetso? Narazibonaga, usibye ko ntakunze kuzibona cyane ko nta telefone nari mfite, ariko kubera ko nari nashyizeho nimero yanjye, uwashakaga kuzibona iyo yampamagaraga yarambwiraga nkashaka telefone nkamuvugisha, tukandikirana kuri WhatsApp, nkanazimufotorera nkazimwoherereza, byaba ngombwa nkaba namuhana nimero ya muganga wari waransuzumye. Hanyuma akandi kabazo ngenda kubaza wenda kuri bimwe nagiye mbona, arabavuze ati mu Rwanda iyo Liza atashaka indi ndwara abeshya, ariko hari benshi bavugaga ati mu Rwanda n'abahanga bavura amara. Ati Liza kubera iki wenda yahisemo guteka umutwe bwo kubeshya ko arwaye amara, ati yashaka indi ndwara ikomeye cyane wenda bavura hanze. Ati mu Rwanda mbese aba bantu benshi bayavura mu buryo bworoshye cyane. Aho nabonaga arabandi ka comment ati njye umwana wanjye baramuvuye mu Rwanda arakira, atamara n'indwara isanzwe. Nyine buri muntu agira uko yumva ikintu nuko acyakira. Ikindi kandi ntago nari kurwara ngo ningenda muganga kansuzuma akambwira gutyo muburanye. Ntago nari kumuburanya kuko akazi ke n'ubuganga. Impamvu yarambwiye gutyo nuko yabonaga ari byo biri ngombwa, ariko n'ubundi nkuko babivuga mu Rwanda n'abahanga, kuko byaje kurangira atariho ntagiye hanze kandi ubushobozi bwari bwamaze kuboneka, ariko kubera yuko uwo muntu yabonetse aramfasha. Urakoze. Hanyuma ikindi kibazo cya nyuma, hari abavuze ati Liza iyi saha impamvu yavuze ati wenda narakiza ati nuko yabonye nta bufasha yabonye mu bantu. Abo bantu rero babivuga nuko nyine ubwo nta kintu nababwira nuko ariko babyumva, gusa gira ubutumwa wabagenera kuko uko nari imeze uzi se ubutumwa nabagenera. Ikintu cya mbere nababwira Imana ibababarire, kandi ubundi butumwa nabagenera nukujya bavuga ibyo bahagazeho biboneye, apana kubona ikintu ngo uhite wumva ko ugomba kukivugaho ibyo ushaka. Ise yose magahazira comment yumvaga umeze gute muri wowe? Ntacyo numvaga bimbwiye kubera ko nari nzi ko abantu sibo Mana. Hanyuma harababara bivuze wenda nyuma se nk'abo weretse impapuro bagahindukira bakagusaba imbabazi ati wenda twarakushije cyangwa se twagucira urubanza? Mu bantu nagenzereka ntawigeze ambwira ko ampakanyije, ahubwo yarabinsabaga nkazimwereka. Ya urakoze. Hanyuma wenda hari igikorwa cyiza wakoze cyo kuvuga ati ndasaba imbabazi abantu runaka, umutima ni gute byakujemo kavuga ati reka nsaba imbabazi? Ngewe rero wowe nubwo utavuga mu mazina, ngewe buriya mba mfite ukuntu ibintu mbizi kandi mba nzi nuko byagenze. Abantu benshi ngo bagiye batekereza ko ngewe naba narasabye imbabazi, ntago nge nigeze musaba imbabazi, ahubwo yabonye ikiganiro cyanjye cyuko ndwaye arampamagara mbaza koko ibyo yabonye ari byo, mubwira ko ari byo, ansaba ko yangeraho akamfasha akankorera ubutabazi akambwirira abantu nyine akanshakira ubufasha. Mubwira yuko abashije kungeraho iwanjye yaza, ariko nge ntabasha kumugeraho ahari. Agerageza cyane kugira ngo mugereho ahari, ariko ntago nari mbishoboye, sinajyayo. Nibwo rero namaze iminsi nta kintu tuvugana, numvise ndembye, ndavuga rero ndarembye kandi sindakira, sinzi niba ngomba no gukira. Hari igihe navurwa ngakira, hari n'igihe Imana yabinkeneye. Rero ni ngombwa ko nasaba umuntu wese imbabazi twagiranye ikibazo, nawe
nkamubwira ko namubabariye nkabohoka ku bantu. Mu by'ukuri ntabwo nigeze nsaba imbabazi umuntu umwe, cyane ko nta n'ubwo uriya mu mama nari kumusaba imbabazi kubera ko ntabwo njye nigeze muhemukira, niwe wampemukiye ahubwo. Ariko kubera ko njye nkijijwe ntandukanye n'undi muntu uwo ari we wese utazi Imana, njyewe naravuze ngo buri wese twaba dufitanye ikibazo ambabarire uwo nahemukiye wese, nanjye uwampemukiye ndamubabariye. Mu by'ukuri ntabwo uriya mugore nigeze musaba imbabazi uriya mudamu. ni ukuririza wagize neza cyane, kandi burya ni na byiza ko burya iyo ufitanye ikibazo n'umuntu cyangwa se n'abantu muri rusange biba byiza kugikemura mu maguru mashya kugira ngo wenda ubane n'umuntu umva ku mutima wawe ufiteho ingingimira. Hanyuma uyu munsi hari komenti nyinshi nagiye mbona ku biganiro byanjye bakomeza abantu makuri wowe Liza. N'uyu munsi niyo mpamvu navuze ati reka mugenderere mu bice rwose byatuyemo. Hari abandi bavuze ati Liza njyewe iyi saha njya mubona ati Liza aracyanywa inzoga. Iyi saha njyewe nzi ko Liza nta nzoga anywa. Abo bantu bakomeza bagenda bavuga ati Liza aracyanywa inzoga, aracyanywa amatabi, ni ukubera iyo mpamvu ubona bakomeza bagenda bivuga. Ese bo wababwira iki? Igihe cyose ufashe umwanya ukavuga uti umwanya wanjye nkuhariye Imana, ntabwo bishimisha Satani. Iri ni ijambo mvuze inshuro nyinshi cyane. Rero ibyo umuntu yamvugaho byose ni hahandi umuntu ashobora kuvuga gutyo, ibyo nge nabyumva nkavuga hayi n'ubundi ko bahora bavuga ngo sinahindutse nywa inzoga ngira nte, ubundi nakinywereye ko n'ubundi ari hahandi. Ariko ibyo ntabwo nabivuga, nta nubwo byanabaho. Gusa nibyo Satani aba ashaka. Kandi Imana ikorera mu bantu na Satani ikorera mu bantu. Ubwo rero abo bantu Satani ikoresha bashaka kunca intege, nicyo gituma ndabyumva ndanabibona, ariko ntago mbyitaho kubera ko ntago nakijijwe ngo ngereka abantu. Nta nubwo nakijijwe ngo nandikwe mu gitabo cy'abakristo kuri iyi si. Njye nakijijwe kugira ngo nandikwe mu gitabo cy'Imana, nandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma si nk'iyo wumvishije nk'umuntu agenda avuga ati Liza aracyanywa inzoga, aracyanywa itabi, ese nyuma yo gukizwa wabarigeze wongera kuvuga ati reka mfate bya bindi bya mbere nakoreshaga byibuze? Ntabwo izo nzoga naziretse ngo nyuma nzikumbure. Urumva, ntabwo naziretse ngo nyuma nzikumbure, kuko no muri filme yanjye niba hari abantu babashije kubona ama behind scene barabibonye ko mbere yuko mfata ji ngo nyishyire mu icupa ry'inzoga nabanje kuryoza, kubera ko ntagishaka umuhumuro wayo n'igisa nayo cyose. Ubwo rero njyewe ntago nakijijwe ngo nongere nywa inzoga, sinongeye kunywa itabi, nta nubwo njya ntekereza ko bishobora kuzongera, kuko numva atari by'ingenzi kuri njye. Kuko nyuma yo kuzireka hari byinshi nabonye biryoha kuzirusha. Yawe urakoze cyane. None se Liza, ubona nk'iyo mpamvu abantu benshi bakomeza kugenda bika umuntu bita Liza ataracyasinda, aracyari wa wundi ntiyahindutse, cyane cyane ngiye nkomeza kugenda mbyumva ahantu henshi hatandukanye, ni nk'iyihe mpamvu? Ibyo nyine ni ibitero Satani akugabaho, kandi ntacika intege, arakomeza agahangana nawe. Gusa njye nta nubwo mpangana nawe, kuko ndi kumwe n'umugabo ukomeye kumuruta. Ntago Imana ari mugenzi wa Satani, nta nubwo Satani yaremye Imana, nta nubwo, ahubwo Imana, nta nubwo Satani iyobora Imana, ahubwo Imana iyobora Satani, nuko yigometse. Rero ibyo yakwikora byose n'abambari be ntago Satani azampindura cyangwa ngo yongere anyigarurire. Nashaka azanjyana ntuze muri Burarirwa, nashaka azampemo n'akazi nzagakora kandi sinzinywe. Nashaka azantuze muri Tabarwanda cyangwa mpemo n'akazi nzagakora, ariko sindinywe, kuko nararinyweye nzi uko rimera, narazinyweye nzi uko zimera inzoga, nta gishya nkeneye kurebamo. Hanyuma nyuma yo gukizwa hari ibintu bigera nko muri bibiri byigeze kubabaza. Ni nk'icyo kintu cyakubabaje cyane kurenza ikindi, ndetse n'icyo kintu cyagushimishije cyane kurenza ikindi? Ikintu cyambabaje cya mbere kurenza ikindi ni umunsi bahagaze bakihandagaza bakangabaho ibitero by'abantu baza kumfata amashusho nibereye muri shooting ya filme yanjye, bakaza bakamfata amashusho bansanze kuri seti, barangiza bakajya kuvuga ko ngewe nywa inzoga n'itabi, nafashwe ndi kunywa inzoga n'itabi. Icyo gihe narababaye, ariko ndababara cyane ku buryo numvaga nta n'ikintu mfite cyo kuvuga, ariko
nyuma nza kubona ko nyine satani agira ibitero by'agaba ku bantu b'Imana. Ari nacyo gituma niba nahise mvuga ati nimba narafashe umwanzuro wo gukorera Imana, reka noneho njyewe satani ibyo ajya akora byose njye mwereka ko ntacyo bimbwiye. Hanyuma ariko urakoze cyane no gukomeza kuri filime. Hari ibintu byinshi nanjye nagiye numva ati Liza na Tayira, ati nubwo Liza yubatse ariko ariko na Tayira basigaye bameranye. Ubundi ibyo bintu bimeze bite hagati yawe na Tayira, bihagaze biti? Utubwije ukuri ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Sha ibyo byo ntago mbizi, ni n'ubwa mbere mbyumvise. Ikindi kandi Tayira turi inshuti nk'uko ari inshuti y'undi muntu uwo ari we wese. Tayira turi inshuti kubera yuko turi gukorana muri filime yanjye. Ikindi kandi Tayira duhurira muri byinshi. Wenda aho tudahurira ni hamwe bajya muri za kampani zabo n'iki, ariko Tayira ni n'inshuti nziza, ntabwo ari inshuti mbi. Ni ukuvuga ngo rero abantu ntibabura kumuvugaho gutyo kubera ko bamuzi, ariko nanone Tayira banitonda abantu bamuvugaho gutyo kuko afite umugore rwose batazamuteranya n'umugore wiwe. N'umugore wiwe. Ariko Liza urirengagije ati n'ubwa mbere mbyumvisha, ariko no muri komenti igihe mwakoranaga ikiganiro hahise byajyaga bivuga ati nyamara Liza na Tayira muzabitondere cyose muzabarebere hafi. Rero ibyo byose nubwo babivuga nubwo batabivuga, I don't care, ntabwo mbyitayeho kubera ko Tayira hari impamvu turi kumwe kandi hari n'impamvu ntagomba kumurekura vuba. Muri make yavuze ngo cyamubyaza umusaruro. Tayira ntabwo mubyaza umusaruro, ahubwo ndashaka ko ubwa wibyarira. Awibyarira ushatse kuvuga iki? Urumva Tayira njyewe ntabwo nzamufata nk'abo njya mbona bose ngo muhembe 100,000 cyangwa se ngira igiciro cy'amafaranga ngomba kumuhemba kugira ngo akizwe ajya asenga abeshya abanyarwanda ko akijijwe, kuko ntago gukizwa ari imbere y'abantu. Umva nta tegeko na rimwe rihana umuntu udakijijwe. Rero ntago nzamufata ngo mushyirireho igiciro runaka cyangwa se mwemerera ikintu runaka kugira ngo Tayira abashe gukizwa, ahubwo nzamwegera igihe cyose mpore mwereke igihombo cy'ubuzima abamo, mwereke n'inyungu z'ubuzima atabamo kandi yiyima, mwereke ko mu babosi bose yakoreye hari umubosi umwe ubaruta, hari umukire umwe ubaruta, uhemba neza, atambura, adakererwa, wibwiriza utamubwirije kandi ukumva nk'uko wiyumva. Hanyuma ikintu cyagushimishije cyane nyuma yo kuvuga ati mvuye muri bwa buyobe bwose, muri bwa businzi, muri bwa burara, noneho nemeye kuba Liza sano zahabu y'Imana nk'uko njya numva uyita, ni cyo kintu cyagushimishije cyane noneho ukiri muri no nzira? Nkijijwe, ikintu cyanshimishije cyane ni ukuntu nahinduye isura aho nari ntuye, mpindura isura mu muryango. Ikindi bimwe mu byanyangizaga byose birahagarara, umwanya nafatagaho guta nkufata nkukoresha nsenga nubaha Imana, nanjye ubwanjye nkiyubaha. Ese Liza nawe rusumbwira ati ngiye noneho ati nsigaje no kujya njya no mu isoko nayo hose nkabwiriza, ni igihe kitaragera cyangwa se hari ibyo ugitekereza? Ni igihe kitaragera, ariko nyuma yo kuba nararwaye Imana ikabimfashamo kuri ikantabara kuri yangakira, naho nzajyayo, n'ahatari mu isoko nzajyayo. Ese ubundi Liza nyibwirira gato, ubundi wakize gute? Wagiye kwa muganga basanga yamara yarongera araterana, byagenze bite? Umu specialiste yaranyegereye aramvura, njyewe yarantwaye, yansabye ko tubonana, ndagenda nsaba ko yamvura kandi azabishobora, ngira ngo arambeshya, ariko ngemera ntabyemeye, ariko ndavuga nti wenda Imana imuzanye ifite uko iri bubigenze. Rero naratuje, aramvura amara igihe kinini, amara arayoza, amara arayarambura, ampa imiti, namazeyo nk'ibyumweru 3. Natashye kwa 2.
n'ubu imiti ya nyuma nshobora kuza kuyimara uyu munsi gusa nzi ko meze neza. Hanyuma se nyuma yaho umenye ko noneho yamara urwaye yakuzengereje yakize, wiyumvishe gute muri wowe? Nta kuntu niyumvise, namanutse ku gitanda aho nari ndyamye ndasenga nshimira Imana ko nari narabisezeranyije. Shariza, ndumva ufite amakuru menshi kuri uyu munsi. Hanyuma rero hari ikindi kibazo ngiye kukubaza. Urabona ari ukuntu umuntu ashobora wenda kunyura muri ibyo byose akavuga ati wenda hari icyo nabonyemo. Niriye somo wabonye ry'ubuzima mu byo umaze guca mu byose, ari iby'abakubabaje, ari ibyo byagushimishije, ari iby'ubuzima bwakubabaje cyangwa se umubiri wakuriye, niriye somo kuri uyu munsi wabwira umuntu ati nabonye isomo ry'ubuzima? Isomo ry'ubuzima nabonye nuko nyine hari ibintu twizera kandi bidafite icyo byatumarira, twizera kandi bidafite umusaruro. Ugasanga wizereye muri famiye zikize, wizereye mu mitungo ufite, wizereye mbese ugasanga hari utuntu twinshi wizereramo kandi utwo tuntu utizeye neza, udafite amakuru neza ko hari icyo twakumarira. Kuko nk'iyo nza kuba Imana itambaye hafi ngo imfashe, ibyo nari nizeye byose nta kintu na kimwe byari bikimariye. Nabo nari nizeye bose nabonaga ntacyo bakimariye, ntacyo bari bakimvugaho. Ariko umbabarire ngiye kukubaza ikibazo. Hari n'ukuntu njya numva ngo Liza ashobora kuba wenda avuka mu muryango runaka wishoboye, wifashije cyangwa se ukize. Umukiro w'umuryango wawe ntago aba ari umukiro wawe. Ntago kwishobora kwa famiye yawe ntago aba ari ukwawe, kubera ko igituma ataba ari ukwawe, nk'ubwo ndwaye mu bantu bamfashije abenshi n'aba diaspora bari muri Amerika, bari muri Canada, muri Kenya. Ariko muri abo bose bamfashije, ndavuga ngo mfiteyo famiye nyinshi cyane aho hose. Mfite famiye nyinshi cyane iri USA, mfite famiye nyinshi cyane iri muri Canada, ariko muri abo bose nta n'umwe wigeze amfasha. Kandi si ukuvuga ko bimunaniye. Rero bose hose bari bahari, ariko uwo mutima nta n'umwe wigeze awugira. Ubona se ari iyihe mpamvu yabiteye kumva ko wenda umukobwa wabo yaba ari muri iyo situation mbi arwaye cyane, ariko nibavuga ati reka tumufashe kandi uri nk'umwana wabo? Uvuga ngo nyine muri abo bose iyo nta mama wawe urimo, nta na papa wawe, cyane ko nabo bashobora kubamo ugasanga nabwo ntacyo bikumariye. Ariko byibuze iyo babayemo n'ako gatima gahangayitse barakagira. Nko muri abo bose nta n'umwe wigeze ampamagara, kandi bafite nimero zanjye. Ntago bategerezaga kuzibonera ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nyine umutima ntawo. Ubundi ntago kubona umuntu afite ishusho yo kuba ari umuntu, ntago bivuga ko afite ubumuntu. Kuba umuntu no kugira umuntu biratandukanye. Uvuga ngo ubwo umuntu rero ntabwo bari bafite, kandi ikindi Imana ikorera aho ishaka, kandi ikorera mu wayihaye, wayiyegereje. Nubwo utayiyegereza ariko ikorera mu wishaka. Ngaho igihe cyo ubwira aba bantu bose bagufashije muri urwo rugendo, babandi mu bihugu bitandukanye, ntago ndababwira ngo Imana ijye ibaha umugisha kandi bakomeze, barindire n'urubyaro n'abatarufite ububahe. Ikindi kandi aya magambo ntago ari amagambo mvuga iyo ngeze imbere ya kamera. Nta magambo mvuga buri gihe iyo ndi gusenga, yaba mbyutse, yaba ngiye kuryama, yaba ngiye kurya. Abo bantu iteka n'iteka basabira umugisha ku Mana. Ese nihe mpamvu wenda abo bantu bose bakomeza kuvuga ati Liza ashobora kuba wenda ari ukwigaragaza cyangwa se kujya yerekana mu isura itari ya nyayo kuri kamera? Ubundi kubera icyo ubona abantu bafite ibyo bitekerezo bakomeza bavuga gutyo? Ntago mbizi, kandi nta nubwo abo bantu ko babitekereza kose ntacyo bishobora guhindura kuri njyewe. Mbese ibyo bavuga ntacyo bizahindura kuri njyewe, cyangwa ntago bizanteranya n'Imana cyangwa bintanye nayo. Hanyuma Liza, tukiri mu rugendo wenda rwo kurwara kwawe, uba wumva igihe cyose kimeze neza
cyangwa se ugifite ubuzima bwiza reka mvuge gutyo ugihumeka umwuka w'abazima bumva ari nk'ikihe kintu uzakorera Imana byibuse kikayishimisha n'uyu munsi yego nk'uko umbwira ati narakijijwe wenda hari ibyo ukora bikayishimisha kuko nta muntu burya waguca urubanza ko nawe uri mu mutima wawe. Nzahora nyishimira, nzahora nyiha icyubahiro, nzahora numva ko ari Imana iri hejuru y'amajuru kubera ko ntacyo itanyeretse, nacyo gituma numva ntasubira inyuma. Ariko ndeka nkwibariza amakuru urayansubiza se? Ndayagusubiza nimba nyazi. Ngo ari ukuntu muri iyi minsi ngo ufite umwana mu nda. Yego rwose abantu b'inshuti zanjye, abantu bakurikirana Gasaro TV, abantu bankunda, ahubwo muzanyegere muze muri baby shower. None uyu munsi urabyemeye ko twite? Ndabyemera. Kubera iki ubushize watubwiye ati reka nuko nta makuru nari mbifiteho. None uyu munsi ufite amakuru? Uyu munsi ndayafite. Ngira ikintu ubwira rero umutware wawe none kuri uyu munsi waguhaye undi mwana. Namubwira ntago we yampaye umwana ahubwo Imana niyo nabwira. Imana ishimwe kuba bihari, ikindi kandi n'umutware wanjye yarakoze kandi ndamukunda. Ukimara kumenya ayo makuru meza ko twite wabyakiriye gute? Cyane ko wambwiye ati ngiye nkunda abana. Narishimye. Wabimenye byagenze bite? Nabimenye neza nyine wagiye kwa muganga mara amatsiko ko oya ntabwo nagiye kwa muganga, nyine narabyumvise ko ntwite. Nyuma nyine maze kubimenya njya kwa muganga nsanga nibyo. Ariko urumva ko amakuru yambanye afite nubwo tuba uyafite unkurikiranira hafi 5 kuri 5. Nyamara hari ukuntu wakunze nawe gukurikirana hafi. Kugenderera. Hari ukuntu wakunze bariza mukurikirana hafi, njye abona yaje nyibwira amakuru ati wa mu mama mujye mukoresha kuri chano ati nabonye atasa n'umuntu twite ndabati kagira inkuru. Ariko burya njyewe urabizi ntago njya numva amakuru y'undi muntu kurande negera nyirayo. Ariko ubwo uyu munsi yampamirije noneho reka nizere ko n'ubutaha tuzaza twereka umwana wenda ahubwo umuntu wese ushaka kuzaza muri baby shower azampamagara kuri telefone yanjye igendanwa. Arashaka baby shower? Umuntu wese ushaka kuzaza rwose azampamagara kuri telefone yanjye igendanwa. Hanyuma se nicyo kintu wenda tunasoza ndashaka ugire ubutumwa ugenera umuntu wese wagufashe mu yindi shusho ariko atazi ukuri uyu munsi urakubasobanuriye. Ndagira ngo mbabwire ko bambeshye kandi bankoze ku mutima. Ikindi kandi narabababariye n'Imana ibababarire. Narababariye n'Imana ibababarire. Ya nukuririza wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Murakoze cyane namwe. Gasaro TV.